ukora umwuga w'uburaya mu by'ukuri aduhaye kuri nacimyeyo nayobotse ishyamba nyine tujya gucimyeyo abandi bakobwa ikindi ndanyara nta muntu utanyara inyara biratandukanye nyifite amavangingo aka kanya muhuye aka kanya duhe ntacyo namwunganiraho bisa ko abagiye kundisha ibintu yes ikaze nanone wowe ukurikiye Cobra Media TV kabisa uyu ni umwanya tubagezaho umutumirwa w'umunsi nk'ubu bisanzwe twabemereye kubagezaho ibintu byiza cyane kabisa kandi bibanyura. Yes wewe wakoze subscribe ndagushimira cyane nawe utarayikora ndagushishikariza kuyikora kugira ngo tubane neza cyane. Uno munsi rero tubafite umutumirwa n'imena kabisa muronyurwa so ibintu biro bimeze fresh cyane. Reka tumuhe ikaze kuri kamera za Cobra Media TV kabisa. Yes wowe kora subscribe tuguhaye ikaze cyane. murakoze cyane amazina yanjye ni Ingabire Shadia amakuru meza. Yes mwamubonye ni inkumi kabisa turi kumwe hano bamwita Shadia umuntu ashobora kwibaza Shadia ni muntu ki Shadia ubundi akora iki mu buzima busanzwe. Shadia ni usanzwe ushakisha nyine ubuzima busanzwe nyine ndi umuntu ukora akazi nyine nawe urabyumva atikora oya ako kazi kabase babwire akazi ukora mu by'ukuri naka ntanga keya ku bagabo nyine ndi umuntu nyine muri sosiyete ku bagabo bose. Umugabo wese ushaka keya kabisa ni karibu kwa Shadia kabisa ni karibu bisaba iki bisaba ikofi nubyumva se none se ikofi irimo iki irimo amafaranga cyangwa ikofi yindi ibiri inyuma gutya ikofi irimo amafaranga Shadia kugira ngo nibura umugabo abashe kugera iwawe abazanye amafaranga nyine yageze iwanjye dusabana ibiganiro nyine tukagera ku ngingo hakagera igihe nyine cyo kumwaka amafaranga runaka ayo umuce yaba yafite akayamba abatayafite yaba atayafite ubwo wawuti amubwira akigendera uramubwira ki none se Shadia ntabwo ushobora wenda guha umuntu kabisa mwinda akaza ukabona ni imboga intange hano sibyo ugahita unkunda ukavuga ati wa ngwino tugende ndaguhera ubuntu ntibibaho hari igihe nyine hari igihe umuntu abona umutipe akaza ari bogari ukamubona ameze neza tuzanye ameze ukuntu nawe urabyumva afite bya nyine bita ngo ni imwe z'abagabo niyo nyumubona nanjye numva mwishimiye banakeya nyimuha nyine nyimuhasi ariko wajemo amafaranga atarimo wapi nta kintu mwavuga gusa nta nateri yangurira byari bihagije ni unari nyine nako kabenzi kakazaho Shadia ko numva waguhenzera byeri akabenzi ibyo bintu ni atari tuzabibasha none se utashatse ko kwigiza nkana yego ubuntu budakora ucisha mu zindi nzira ugasabye amafaranga kubera ko nawe nturisha nanjye ntabwo nahirirwa. Yes hanyuma Shadia uyu mwuga mukora ese ushobora kubyara inyungu inyungu ya mbere iba muri uyu mwuga ugize amahirwe ukabyara iyo niyo nyungu ya mbere nawe undi nayindi nyungu hazamo n'ibihombo byinshi none wowe Shadia none uri kuduheza mu by'ukuri tuzi ko umuntu ahomba iyo yakoze business sibyo uragiye urambuye imodoka urahombye ibi bintu izi keya ntabwo wenda ndakeka ntabwo muba mwarambuye uhomba ute bigenda bite kugira ngo uvuge ati shamba umunsi none nahombye pe hari ukuntu nyine ufa mu rugo nawe wipakaye fresh inzike wabyepiye wisize ku munwa karuja refre mbese ibintu byose urabibona nawe ku maso yanjye urayabona amaso arabibona wayibonye iminwa umva byose wabikoze wagira ku muhanda ukabura no kubaza ngo witwa nde cyangwa se ngo kubaza ngo ibyo ni ibiki utembera gusa uba wumva utahombye uba wahombye kubera ko bashoye ibishoro byo kugira ngo wiyatse hanyuma Shadia kugira ngo winjire muri uyu mwuga byaturutse byaturutse nafashwe ku ngufu ndi umukobwa muto ngirana amakimbirane n'ababyeyi biba ngombwa ko banyirukana mu rugo
ndagenda ngeze hanze nyine mbona ubuzima buranze, mbona umuntu wa mbere arazama inoti ya 5, mbona ndariye. Icyo gihe nari maze no gutwara inda nyine, mbona ndariye, ndavuga ati ubuzima ni ubureka mukomeze. Gusa nyine ngira amahirwe ku bw'abana afite, ntabwo njya mbura amafaranga. Umuntu wa mbere mwaryamanye ukwishyuye yaguhaye 5,000. Ndakeka nicyo kintu cyabukuruye, uravuga ati amafaranga 5,000. Ubwo n'undi azamasenkari cyangwa mijana. Hari igihe uyabura. Hari igihe nyabura. Sinabikubwiye ariko hari igihe nisiga nyine nkamera neza, nyine urabona gutya tundi ni normal, nta kintu nisize. Hari igihe nyine nisiga nanjye nkabibona ko ukuntu abaye mwiza. Nagira kumanda nisize nyine bya bintu nawe nakubwiye. Ntabura numva zizina. Gatanye icyo gihe ndemba naho. Wahombye tu. Kabisa. Hanyuma Shadia, mu by'ukuri amafaranga make washoye nani wabonye muri uyu mwuga nangahe? Nagari menshi cyane ariko none navuze make wabonye. Umuntu waje ukavuga ati wana si ubuntu nka ya bogari wavuze, arakwishyura ariko akwishyuye make ashoboka, nangahe yaguhaye? Nyambaye senkani igiceri? Oya 50,000 ariko naranamukuye. Ayo niyo menshi? Niyo menshi. Noneho make umugabo wakwishyura amafaranga make yandasha 20,000. Niwe waguhaye make? Wampaye make. Ni 20,000 mwararanye. Karumva yatarira. Nzi Shadia, umuntu mwararanye akavuga ati wow, wari wamukoreye iki? Nacimyeyo, nayobotse ishyamba nyine tujya gucimyeyo abandi bakobwa, kiminda nyara. Nta muntu utanyara ariko? Inyara biratandukanye. Nyifite amavangingo. Amavangingo rero uwa mbere narayamuhaye arishima, aranyurwa kabisa, nanjye numva ndanyuzwe. Niwe muntu twabonanye abaje kubikora, nanjye numva ndishimye. Uravuga ati none wiwe nanagaruka nzamuhera ubuntu. Hanyuma Shadia, ni iki kintu wakakanye uvuga ati iki kintu njya nkireba cyaturutse mu Buraya kabisa, ni ikintu ni umutungo mfite hariya nkesha Uburaya? Umutungo nawe narakuyemo n'abana nabyaye, nta kindi. Umuntu wabaye 5,000 wayakoresheje iki? Naguzemo ihene, ndafite ihene 3, mfite n'inkoko zitera amagi n'iz'inyama, mfite n'izororoka nyine. Ufite abana bangahe? Mfite abana 3. Sinumva se ugeze mu myaka yo kurenga kubyara. Uba bakirura cyababona cyane. Umuntu afite rega itandukaniro n'abandi. Nubwo ngo umugabo mwahuye ntashobora kuvamo. Ubu ufite bya bindi bituma ugumina. Urabyumva nawe nyine ni ugukozaho buryo nyine bikiza. Akoza hehe? Nyine ahantu kereke. Uri kumbwira ngo akoza hati? Twereka ariko abakunzi ba Cobra bamenye umuntu twari kumwe no munsi kabisa. Bana nyine tu akoza kuri rugongo, bana akayikubita fresh, hasi ku migoma nyine bikavuga fresh, amazi akisana. Shadia, none no munsi turi kumwe hano muri studio za Cobra Media TV kabisa, ni igitangaza. Hanyuma umutipe mwaryamanye akakwemeza, yamaze igihe kingana iki? Wanyemeje? Ni hatari. Naranyemeje kabisa, ndamubwira uranyemeje amasaha 2. Amasaha 2 nakurangiza bana pafu. Sinavuga izina rye ariko yaranyemeje kabisa. N'ubu aramutse aje wavuga ati sha nahabuka. Hanyuma umuntu wagupfubirije ukavuga ati sha uyu we kabisa niwe yazana miliyoni sizongera kugira icyo mu mari, yamaze igihe kingana iki? 3 secondes. Yari yaguhaye angahe? Yari yampaye 10. Yari yaguhaye 10,000 amara amasegonda 3. Buri kanya nyine na amasegonda 3 ariko nyine abikora buri kanya. Aka kanya muhuye? Aka kanya duhe ntacyo namwunganiraho, bisa ko abagiye kundisha ibintu.
Iga natwe nubwo tubikora tuba dushaka ibyishimo. Yes. Kuko ntabwo wakora ikintu kiri bukubihire. Iyo ubikoze ubishaka birakuryohera. Nonese Shadia, mu by'ukuri ibi bintu mukora rimwe na rimwe wenda urugero sibyo ushobora kubona umukiriya uno munsi ejo mu kanya gato nyuma y'isegonda ukabona undi nyuma y'iminota 10 ukabona undi mu by'ukuri ibyo byose ubasha kubimanaginga ku buryo ufata neza abagabo cyangwa haruza umuriro akawumara pe undi akaza nta kintu ari gusarura y'amazi yawe akaba yakamye burundu. Ngiye kuri ngiye amazi ntago ajya bura uko waza kose uko wazo imbaraga zawe ko zaba zingana nanjye mba ndi steady gukora byose. Shadia rero uno munsi kabisa ubu uri tayari kumukorera kila kintu. Mba ndi tayari. Abantu bamaze kukubwira ko uri mwiza ni bangahe mu bagabo mwaryamanye wakubwiye ko uri mwiza? Mwiza ku face cyangwa ku miterere? Yakubwiye kuri mwiza ku gitsina. Yaremeye ayamanika aravuga ati wowe uratwika kabisa. Mba nabiteguye. Uba wateguye ukagenda ari ibintu bikaba neza cyane. Okay, umuntu waguhaye amafaranga menshi arenze kuyo mwari mwasezeranye wamufashe neza mu buriri kabisa yanyuzwe amazi wawe mwaye kila kintu cyose yakibonye yaguhaye angahe arenze kuyo mwari mwavuganye? Uyu munsi twabonanye we yampaye 10 twe twavuganye 5. Ahita gukubita ibintu 5. Yes. Ubu akakanya bita 10 urabyibitse cyane rwose. Uno munsi wahuye n'abangahe? 3. Chamukanya urazi ko nyuma y'ikiganiro ndi bukwegera ukangurira icupa wani. Okay, hanyuma Shadia umuntu wakubwiye ikintu kibi wakubwiye nabi mumaze kuryamana ikintu yakubwiye ni iki? Umuntu wambwiye nabi mubona abwiye ngo tubanze dusenge. Kuko impamvu namwe ngo tubanze dusenge yaje afite Bibiliya. Kandi pe umuntu w'umupasiteri ufite Bibiliya nawe wabanza ukamubwira uti dusenge kuko byo mama mugiye gukora nyine murabanza mukabisenga. Mukabanza mukabyeza. Arangije namwe gusa ubwo nawe ufatanyije na shitani. None se ubwo we ntabwo uri mugenzi wayo reka dusenge iyo shitani tuvemo. Uwo muntu wabashije kumbwira ngo meze nka shitani niwe muntu wakubwiye nabi. Okay, hanyuma Shadia urakoze cyane tugana ku musozo. Ni iki wabwira umuntu wenda ufite gahunda yo kwinjira mu buraya harimo inyungu cyangwa ntago ari ibintu washishikariza undi muntu w'urubyiruko ruri hanze ahangaha? Oya, ntago ari ibintu namushishikariza kuko nanjye mbibayemo nabyishimiye. Mbonye icyansapotinga nanjye nabivamo. None se Shadia tujya tureba abantu hanze ugasanga umuntu w'umumama umukobwa ari gucuruza inyanya ku muhanda sibyo ari gucuruza ubunyobwa mu by'ukuri ntibisaba igishoro kandi watubwiye uko wakoreye 50 ijoro rimwe ntabwo wenda ushobora kuba ufite target yo kuvuga ngo reka nshaka abakiriya nka 5 mbone 50 uyu mwuga muvemo. Okay, ibyo byagize umuntu agize igitekerezo ariko byeri iri hanze anga ntabwo ibyemera. Byeri yaranze kabisa. Byeri igihe cyo gutekereza ugahita ukubitana n'umuntu afite icupa nyine nawe ugahunga utizana dusomewe nawe bakumva ko aryoshye ugahita utangira ugapesa nyine kayanywera ukazashiduka yanarangiye. Gusa ikintu ntajya nibagirwa mu buzima ni abana afite ko ndabazigamira. Hari ikintu babona ntabwo nayarya nayabonye ngo nyamare. Gusa icyo mbashishikariza ni uko uburaya ntabwo ari umwuga mwiza. Nanjye uwukora ntabwo mwishimiye gusa ku bari kundeba n'amaso yabo ntabwo ibyo bintu byishimiye kabisa ntabwo mbibashishikarije. Okay, urakoze cyane Shadia. Namwe murakoze. Okay, turagushimiye cyane. Ubwo ntitwagukenera kugira ngo ubagire gute arya ngo bagire gute? Bahakeya. Oya ngo iyo waje ngo akagira gute? Agakubita bikavuga nyine refresh. Ubwo natwe nitwazana mikoro zacu zadukubitira ruzungu. Okay, urakoze cyane. Namwe murakoze. Yes, mwamubonye cyane ni Shadia ni umukobwa ukora umwuga w'uburaya mu by'ukuri aduhaye kuri wowe wari ufite amatsiko bigenda bite. Ndakeka wanyuzwe nawe mwana w'umukobwa ufite gahunda yo kuba kwinjira mu buraya kugira inama kabisa amahitamo n'ayawe. So, like, comment, share
kabisa ibintu subscribe turagushishikariza kuyikora kugira ngo tuzabane nawe turi kumwe cyane. Yeah.